Umubiri ni igice cy'inyuma cy'umuntu ariko si cyo muntu nyirizina. Umubiri ushobora gusa neza igihe gito ariko umera nabi iyo uhuye n'indwara, ubukene cyangwa n'ubusaza. Rwose wareba umuntu wari ufite umubiri ameze neza, akeye, agaragara neza, ariko iyo umubonye nyuma umubiri wamaze kumwataka, uburwayi bwaje, ubusaza bwaje, cyangwa n'ibindi byose byamugeraho byangiza umubiri, ushobora kumuyoberwa neza burundu ukabona nta hantu na hamwe wigeze kumubona. Umubiri ni urugamba hagati y'umwuka n'irari. Iyo utagennye umubiri wawe ngo uwugenere ibyo ukwiriye gukora, ushobora guhinduka intwaro y'umwanzi. Abantu benshi bahemukirwa n'umubiri, ugasanga umubiri ubakoreye ibyo batigeze bitegura kuva babaho. Ubushukanyi bw'umubiri bushobora gutuma umuntu aba umwanzi w'Imana ndetse n'abantu. Ni Imana yonyine izi ibiri mu muntu, niyo yonyine ireba umutima. Ubuzima bw'umubiri buzashira, ariko Imana izacira urubanza ubugingo. Mbese nk'uwo mubiri ni iki? Kushira vuba, uyagirana, urabagirana akanya gato, nta gihe rwose wamara. Biratangaje cyane ukuntu urangira uhindutse igitaka. Ikigaragara ni uko umubiri ari mubi rwose ku rundi rwego, kandi rwose umubiri ukorerwamo n'umubi. Nk'uko twabibonye, umubi ashobora kugushuka akoresheje umubiri wawe, ugasanga ubaye umwanzi w'abantu ndetse n'Imana. Kandi ikindi, ntabwo dukwiriye kwiringira umubiri. Umubiri wacu usaza nabi cyane, umubiri wacu utakaza imbaraga mu gihe gitoya, ku buryo wa muntu wagaragaraga nk'ufite ibigango ndetse afite imbaraga nyinshi z'umubiri, agenda akabura imbaraga burundu, zikayoyoka zigashira, ukaba utamenya uko byagenze. Nta waremwe n'umwe waba inshuti y'umubiri, kubera ko abantu bose barabizi ko umubiri birangira nabi, birangira uhindutse umuntu. Uko byagenda kose ukwiriye kubitekerezaho, ukamenya ko umubiri urangira nabi. Rero ubugingo nibwo bwa mbere, nibwo bufite agaciro. Nk'uko twabibonye, nibwo Imana izacira urubanza, kuko umubiri uzaba igitaka, nta hantu na hamwe uzongera kwibukwa. Ikindi kintu ukwiriye gutekerezaho ni uko umubiri wabaye umwanzi w'abantu benshi. Umuntu aravuga ati umubiri warananiye, umubiri urandya, umubiri, mbese ukabona umuntu yanze umubiri bitewe n'uko ameze muri iyo minsi. Rero icyo nakubwira ni uko umubiri urashira rwose, ni igitaka, kandi wabaye umwanzi wa benshi ku isi. Bibiliya ivuga cyane ku mubiri, kandi igenda iwugarukaho kenshi cyane gashoboka. Reka turebe nko muri Matayo ibice 10:28. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Yakobo nawe yabivuzeho ibice 4:4. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Aho hose ni ibigendanye n'umubiri. Abaroma naho ibice 7:18. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako. Ibi byose ni ibijyanye n'umubiri. Ndi gushaka kubabwira ko umubiri Imana nayo yagiye iwuvugaho cyane, kandi ugasanga nta kintu cyiza Imana iwuvugaho. Ugasanga nyine umubiri ni ikintu gishira, ni ikintu kigenda kikarangira. Ugasanga Imana nayo yagiye ivuga ku mubiri nabi nk'ikintu cyiza kikabaho ariko kikarangira kirangiye burundu. Zaburi nawe 103:15 aravuga ngo iby'umuntu iminsi yimeze nk'iy'ubwatsi, ni nk'ururabyo rwo ku musozi, niko ashira. Birashoboka ko ibi byose tuvuze wabyumva neza, ugatekereza ku buzima bw'umubiri. Rero iyo twitandukanije n'Imana, wibaza ibibazo byinshi, ukavuga uti ndamutse ndwaye ese byagenda gute? Cyangwa se ndamutse mbayeho nkarama nkagira imyaka myinshi, wenda urugero ukagira nk'imyaka 80, noneho bikazarangira wa mubiri ugushizeho, bikarangira n'ubundi umubiri wawe uwubuze, bikarangira byose birangiye. Mbese we wibaza iki? Wumva mbese umubiri wawe ari iki? Wumva bimeze gute? Ni ikibazo ukwiriye kwibaza, kugira ngo nawe wishakire igisubizo. Iyo umuntu atekereje uko umubiri ushira, akawureba uko wakira icyaha, uko umera nabi, uko usaza, bimutera kuba yatekereza ubuzima bwo ku Mana. Ikindi wamenya ni uko umubiri udashobora kuguhemukira mu gihe utari muri Kristo, cyangwa utemereye Kristo ko yinjira muri wowe.
icyo washaka kugeraho cyose ukoresheje umubiri ushobora kukibona, ariko uko byagenda kose birangira uguhindutse, birangira ukugarutse, birangira nabi uko byagenda kose. Kandi hari n'abantu bashobora kugirira ubwoba umubiri wabo, ukareba ukuntu umuntu ari mu cyaha, irari, ibishuko byo mu mubiri, ibyo byose bikagutera kugira ubwoba, ukaba wakwibaza uti ibi bintu nakura hehe imbaraga zibinesha, nakura hehe imbaraga zabirwanya, ukumva umubiri wawe udashobora kuwurwanya ngo bikunde, ukumva ugize n'ubwoba, ukibaza icyo wakora ngo utsinde ibyo byose umubiri uri kuguteza. Bityo rero reka nguhamirize nkubwira neza ko umubiri wacu ari ikindi kintu kandi udakwiriye kuwiringira na gato. Mwitangirira ibice 3 umurongo wa 19, gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimwo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Ego nibyo umubiri wacu uteye ubwoba, ariko nubwo uteye ubwoba reka nkubwire nshuti muvandimwe, wigira ubwoba bw'umubiri, reka nguhumurize nkubwire ngo wigira ubwoba bw'intege nke umubiri wawe ushobora kugira, wigira ubwoba bw'ibyaha umubiri wawe ushobora gukora, wigira ubwoba bwo gusaza k'umubiri wawe. Reka nkubwire ko abari muri Kristo uyu munsi wa none kugeza igihe bazavira muri uyu mubiri nta teka bazacirwaho. Icya mbere ni ukuba muri Kristo, nta teka uzacirwaho. Reka nsoze nkubwira ngo kwirata umubiri kwacu, kwabo cyangwa kw'abariya, ibyo byose nta mumaro, ahubwo twizere Imana, tumenye ko hari umubiri utabora tuzambikwa nyuma y'ubu buzima. Imana ibahe umugisha. Reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye ugafata umwanya ukankurikira, dusubire mu kindi kiganiro.